Bakunzi b'Ingenzi TV turabasuhuje. Ifungwa ry'umunyamakuru Theogene Manirakiza rigiye kuvumbura amabanga menshi yahishwe n'andi abitse mu tubati tw'abiyita abanyabubasha ba system. Ubwo humvikanaga ko umunyamakuru Theogene Manirakiza w'ikinyamakuru Ukwezi na Ukwezi TV yafunzwe, nibwo umwe ku wundi bagize bati hategerejwe kumenya uri inyuma y'iki gikorwa cy'ubugome n'ubugambanyi. Ubwo ku mbuga nkoranyambaga hasakaraga ko umucuruzi witwa Nzizera Aimable yatswe ruswa n'umunyamakuru Manirakiza Theogene, hatekerejwe byinshi. Nzizera Aimable wakoranye n'ikinyamakuru Ukwezi ku kibazo cyo kwa Nkundabanyanga Eugenie yaba ari we cyangwa n'abandi. Benshi bibajije ikibiteye Nzizera Aimable kuko bari baragize Karangwa Charles umunyacyaha. Abandi bakavuga ko Theogene Manirakiza yakoze inkuru ayihawe n'umwe mu banyamakuru biteguwe n'umunyamategeko waje kuba inshuti ye, bagamije gupfobya ibyaha byakozwe n'irindi tsinda tuzabagezaho ubutaha. Igisasu cyaje kuba inkuru Manirakiza yatangaje irimo abavoka babiri, Maître Buhuru Pierre Celestin na mugenzi we Maître Gashagaza Philibert, hamwe n'ubuyobozi bw'urwego rw'ubushinjacyaha mu karere ka Gasabo, Mushimiyimana Françoise. Ubwo Ukwezi TV kwahaga ijambo Kwizera Jolie Claire ijambo, akavuga ko abamuhuguje inzu mu gihe Maître Buhuru Pierre Celestin yari we wunganira Kwizera Jolie Claire mu rukiko, akaza kumuhemukira, ngo nibwo urwangano rwahise rututumba hagati ya Theogene Manirakiza n'iryo tsinda. Uwo twaganiriye akanga ko twatangaza amazina ye kubera umutekano we, yagize ati njyewe nkunda kuganira na Nzizera Aimable kandi na Theogene Manirakiza turaganira. Igitegerejwe ni icy'uko hazaba iburanisha, kuko niryo rizerekana uko icyaha cy'ubugambanyi cyakozwe gikorewe Theogene. Ubwo Nzizera Aimable yakoreshwaga kugira ngo Manirakiza Theogene agwe mu mutego wa ruswa, yari amaze iminsi we n'abo bakorana bababajwe n'ikiganiro cyanyuze kuri YouTube channel yo hanze. Mu kiganiro Kwizera Jolie Claire yavugaga ko yahunze abamutwariye inzu kuko bashakaga kumwica. Icyo kiganiro kongeraho ibyatambutse ku Kwezi TV byose bisa nkaho byamenye amabanga yabo banyabubasha. Maître Buhuru Pierre Celestin tuvugana ku kibazo cya Kwizera Jolie Claire yadutangarije ko abeshya, ko yanditse ibaruwa isaba imbabazi. Inshuti za Kwizera Jolie Claire zo zivuga ko yahunze benda kumwica, ariko nta kimenyetso bagaragaje. Mu gihe ibaruwa izenguruka hose byaje kumenyekana ko yanditswe na Maître Buhuru aho kuba Madamu Kwizera. Ni iki cyakwitegwa muri uru rugamba ruri hagati ya Theogene Manirakiza na Nzizera Aimable n'abo bakoranye ngo basibanganye ibimenyetso byo kwa Kwizera? Uko byagenda kose leta niyinjire mu kibazo, bityo n'undi wese wimwe ubutabera abuhabwe. Ruswa yagizwe intwaro icecekesha rubanda ngo rutavuga, akarengane rugirirwa mu gihe abayirya n'abayitanga bidegembya. Niyo mpamvu byemejwe ko uwakira indonke ruswa aba agomba kubiryozwa, ariko ntawe uraryozwa ko yabeshye ko yayatswe atayatswe. Bamporiki Edouard yayivuzeho ayirega benshi, birangira nawe bayimuteze. Ubu Manirakiza Theogene aracyari mu bugenzacyaha, aho azava ajyanwa mu bushinjacyaha, naho akahava ajyanwa mu rukiko. Bitege ubutabera, tubihange amaso.
turabashimiye. Mu nkuru yacu itaha tuzabagezaho itsinda rindi riri mu bugambanyi bukabije. Basabye gukomeza gukora subscribe, like na comment.